aricyo turi buze kuganira uyu munsi. Ndizera ko hari icyo riri bufashe, kuko ijambo ry'Imana Bibiliya avuga ngo rizarimanuka gupfa ubusa, ahubwo riba rifite intego, riba rifite n'icyo rije gukora. Ndavuga neza ndashidikanya kubera yuko iyo baguhaye nk'uyu mwanya ufata umwanya ukabisengera, hanyuma umwuka w'Imana akakuyobora. Yego. Ogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, haruhoya kuhagije amaraso. Yesu ashimwe. Amena. Murimo muranumva? Yego, ko turumva. Yes. Narivuze ko tugiye kuganira hejuru yo gusenga guhindura amateka. Gusenga guhindura amateka. Ibyo niwo mutwe w'ijambo nifuje ko tuganira uyu munsi, kugira ngo twumvemo amasomo make tuje gukuramo muri kuno gusenga. Gusenga guhindura amateka niwo mutwe w'ijambo tuza kuganira uyu munsi. Reka mumfashe gusoma mu gitabo cy'Ingoma ya mbere ibice 4 umurongo wa 9 n'uwa 10. Baba witeguye yamfasha tugasoma Ingoma ya mbere ibice 4 umurongo n'uwa 9 n'uwa 10. Ibyo bice zombi nibyo ari budufashe gusoma, hanyuma akongera agasoma Esiteri igice cya 9 umurongo n'uwa mbere. Umusomyi mwiza yamfasha agasoma no muri Esiteri igice cya 9 umurongo wa mbere. Reka sabe niba ari uwiteguye yamfashe Ingoma ya mbere 4 umurongo wa 9 n'uwa 10. Ukadusome. Ingoma za mbere ibice 4 umurongo wa 9 n'uwa 10 aravuga ngo, Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati, namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati, icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. 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 Soma Esiteri ibice 9 umurongo wa mbere. Ego. Esiteri ibice 9 umurongo wa mbere haravuga ngo, ku munsi wa 13 mu kwezi kwa 10 mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Tugiye kuganira hejuru y'amasengesho ahindura amateka. Gusenga kuba kurimo intego nyinshi. Hari gusenga, Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga gusenga guhindura ubuzima. Ibyo nabyo umuntu ashobora kubivuga umwanya muremure, ariko uyu munsi nahisemo ko tuganira hejuru yo gusenga guhindura amateka. Muri uko gusenga guhindura amateka ndavugamo ibintu bitatu. Icya mbere turabanza tuvugane gusenga ni iki mu ncamake. Ndabizi ko turi bakristo ni ukwibutsanya aya magambo duhora tuyumva. Ndabanza mubwire gusenga ni iki mu gisobanuro cy'incamake, hanyuma tuje kwibaza amateka agomba guhinduka ni ayahe. Ingingo ya kabiri ndavugamo ibintu bibiri ntekereje numva umwuka yanyoboyemo twakunguranamo ibitekerezo muri uko guhinduka ayo mateka twifuza gahinduka ni ayahe. Gatatu turavuga ku bantu bakeya, babiri se cyangwa batatu
bahinduriwe amateka ari uko basenze. Tekereze ko inyigisho zanje zabasoje. Yesu ashimwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mbere yuko twinjira muri iri jambo, reka maze mvuge kuri uyu musore dusomye witwa Yabesi. Dusomye ingoma ya mbere, Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga kuri uyu musore Yabesi. Iyo usomye neza ugasesengura muri kino gice haruguru haza ari amazina y'ibisekuruza runaka yabyaye runaka, runaka byara runaka, ariko wagera muri kino gice cya 9 hakazamo Yabesi. Yabesi ntabwo hagaragara se wamubyaye ngo yitwa runaka, kuko uturutse haruguru usomye ijambo ry'Imana uko ibizazi bigenda bikurikirana, ntabwo Yabesi bigaragara ko ise yitwa runaka. Haje gusa izina ryitwa Yabesi, ntibanavuga se muri Bibiliya. Naragerageje gushaka n'ahandi nabibonye, wenda abandusha ubushakashatsi wenda bazabitubwira, ariko ntaho nabonye ko Abesi ise buvuga ngo yabyaye runaka, runaka byara Yabesi. Oya, nta ni izina gusa riza ryitwa Yabesi. Icya kabiri, aha hantu nasanze muri iki gice havuga mama wa Abesi, ariko naho ntibamuvuga izina, bakavuga ngo umubyeyi we cyangwa se mama we yamubyaranye agahinda, aba aricyo bituma mwita izina rya Abesi. Yego. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Ndaza kumuvuga nyuma. Ndaza kuvuga nyuma ya Yabesi ukuntu yicaye agasubiza ibitekerezo inyuma, agatekereza agahinda arimo, akumva ko agomba gusenga Imana, akaje imbere y'Imana agasenga kugira amateka yabayemo, amateka yumvishije, amateka yabwiwe, kuko mwumvishije ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mama we umubyeyi we yamubyaranye agahinda, bituma mwita agahinda izina rya Yabesi. Hanyuma atekereza guhindurirwa amateka no guhindurirwa izina. Bibiliya twasomye yatubwiye ngo izo Yabesi yasabye Imana zose yagize gute, yarabimuhaye. Haleluya. Haleluya. Mbere yuko dukomeza, reka tubanze dusubire inyuma tuvuge gusenga ni iki. Gusenga Bibiliya ibivuga neza. Bibiliya bivuga neza gusenga ni ukuganira n'Imana. Yego. Gusenga ni ukuganira n'Imana, ni ugufata umwanya ukaje imbere y'Imana mukaganira, ukayibwira ikagutega amatwi nayo ikagusubiza. Iyo tuvuye ngo gusenga ni ukuganira n'Imana, ni ugufata umwanya. Nibwo nafata nkicarana na runaka tukaganira. Muri uku gutekereza gusenga ko ari ukuganira n'Imana rero, niyo mpamvu iyo tugiye mu masengesho, iyo tugiye gusenga, fata umwanya umenye kuri kuganira n'Imana yawe. Yesu ahabwe icyubahiro. Kandi gusenga ni uguhumeka. Niko guhumeka k'umukristo, ni uguhumeka k'umukristo. Iyo umuntu atakirimo ahumeka, nta buzima aba afite, ntabwo aba akiriho, aba yabaye intumbi, ntacyo uba ukimutegerejeho, nta murimo yagushikiriza, ntiwamutuma, ntiwavuga ngo agusubize. Gusenga rero mu gisobanuro ni uguhumeka k'umukristo. Niho umukristo ahumekera, niho umukristo ahumekera, Imana ikabona kuriho, Imana ikabona kukora, Imana ikabona kugenda. Gusenga rero ni ingenzi kuri buri muntu wese. Utegerezwa gusenga, kandi ni uguhumeka k'umukristo. Yesu ashimwe. Amen. Gusenga ni ubuzima. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Iyo udasenga tubaba kuriho, kuko twari tumaze kubivuga haruguru. Gusenga ni ubuzima, ni ubuzima bw'umukristo, ni imibereho y'umukristo. Ndabakangurira gusenga, ndabifuriza gusenga, ndabakangurira gufata ibihe byo kuba imbere y'Imana uri kumwe n'abandi cyangwa se utari kumwe n'abandi, ukumva ko ari ngombwa, ukumva ko ari ikintu cyihutirwa kigufasha kubasha kurinda umuryango wawe, kubasha kurinda ubukristo bwawe, kubasha kurinda igihugu cyawe, no kubasha gukora ibintu byinshi. Kuko gusenga ni ubuzima, gusenga niyo mibereho, gusenga ni uguhumeka k'umukristo. Reka ntabwo urugero kuri aka kantu gatoya. Abantu b'abahinzi bagira kariya kantu bita ngo nakadahumeka. Sinzi ko abantu babasha kugasobanukirwa neza. Akadahumeka ni akantu
bahinga imyaka, bamara guhinga imyaka bakagashira mu murima, bakakambika imyenda agasa nk'umuntu uhagaze muri uwo murima. Ako kantu nagira ngo turakazi bamwe ababaye abahinzi wenda bavukiye mu mijyi cyane bashobora kuba batakazi, ariko reka mugasobanukirwe muri ubwo buryo. Ako kantu rero nari mvuze ko gusenga ari uguhumeka k'umukristo. Yesu ahabwa icyubahiro. Amena. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ako kantu rero iyo kari mu murima, ivyonyi bitaza amakuru ko kadahumeka ntabwo bishobora kona iyo myaka, ariko izamaze gutahura bikamenya neza ko kana kadahumeka biraza bikakicaraho, biraza bikarya n'imyaka iri ruhande rwabo, kubera yuko byamaze gutahura neza ko ka kantu kadaritse amaboko gusa kigahumeka nakadahumeka. Niko Satani nawe bigenza. Iwe afite ubwenge, iyo yamaze kugera mu rugo rw'umukristo agasanga urwo rugo ntirurinzwe, kubera yuko rurindwa n'amasengesho, akora icyo ashaka. Ariko iyo asanzwe uhumeka ntacyo yakora, ntabwo umera kandi kadahumeka. Umuntu uba ugenda iyo ahagaze mu murima abasha kwamurura ibyonyi, ntibishobora kona. Ariko iyo wabaye akadahumeka, ibyonyi biraza bigakora icyo byishakiye. Rero gusenga ni ingenzi ku mukristo, ni ubuzima, ni uguhumeka k'umukristo. Gusenga kandi ni uburinzi bugufasha kurinda urugo rwawe. Yesu ahabwa icyubahiro. Kurinda umukristo bwawe, reka twoye kuba akadahumeka, ahubwo tube abantu bahumeka, kuko gusenga ni uguhumeka k'umukristo. Yesu ashimwe. Amena, amena. Icyanyuma kugira ngo mbe muri iki gisobanuro cyo gusenga, hari icyo natekereje, wenda reka ngitange mu rugero rumeze gutyo kandi tubyumve gutyo. Natekereje ko gusenga nabigereranya nka biro de change, ku biro y'abavunja. Ni ukuvuga ngo iyo uje mu gihugu runaka bisaba ko uvunja amafaranga ufite kugira ngo ubashe kuzabona icyo ukora muri icyo gihugu kijanye n'ayo mafaranga uhayikorera. Nimba uje mu Rwanda uzanye idolari, uja muri biro forex biro ugahinduza amadolari bakaguha amanyarwanda agufasha kubasha kugura ibyo ushaka hahandi muri cya gihugu wagiye. Yego. Gusenga nabyo nabifashe, nabigereranyije nk'umuntu ugiye muri biro de change, aho tugenda tukajya imbere y'Imana muri iyo biro, tukinjira mu gitondo tukamubwira ngo Uwiteka Mana yacu, twazanye intege nke kugira ngo utuvunjire imbaraga zituruka iwawe. Haleluya. Haleluya. Iyo dusenga muri ubwo buryo nanone nka biro de change, ni hahandi tugaterura indwara. Mwami twarwaye, tuvunjire, wongere duhe ubuzima, indwara zivemo. Iyo dusenga ni nko guhumeka k'umukristo. Ni hahandi muri biro tujyana tukavuga ngo Mwana, twahuye n'izi ngorane zimeze gutya, tuvunjire, duhindurire, kuko iwawe hari imbaraga, iwawe hari ubushobozi muri iri sengesho rishobora guhindura ibintu dufite ukatuvunjira. Icyo gituma nabyo gusenga niko muri biro de change. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya, haleluya. Reka twinjire muri rino jambo navuze ngo gusenga ni ubuzima, na gusenga guhindura amateka. Yesu ahabwa icyubahiro. Amen. Ndagira ngo mu ijambo ryacu ry'uyu munsi ryo gusenga guhindura amateka, reka mbaze ikibazo. Ese ko tugiye kwinjira muri iri sengesho, ni ibiki ushaka ko bihinduka? Yego. Guhereye kuri wewe, amateka yagutsikamiye ushaka ko ahinduka naya? Ni ibihe ushaka ko bihinduka kuri wewe ku giti cyawe? Ni ibihe ushaka ko bihinduka mu rugo iwawe? Naya mateka ushaka ko ahinduka mu gihugu cyawe? Naya mateka ushaka ko ahinduka mu rugo iwawe? Naya mateka ushaka ko ahinduka ku mubiri wawe wakugoye? Mbere yuko tubyinjira ngo ndagira ngo umuntu wese ari abantu basenga bagasenga muri rusange, ariko ndagira ngo ufate uyu mwanya wowe twabashije guterana uyu munsi,
ni igiki ushaka ko guhinduka. Haleluya. Haleluya. Isengesho ahindura amateka, ko tuzi ko mu isengesho harimo imbaraga zibasha kurema no guhindura, ko tuzi yuko basenga. Ndaje no kubivuga ku bantu bahinduriwe amateka kubera gusenga. Ndaguteguza nawe kugira ngo ukurure wowe kuba umunebwe mu gutekereza, ukurure uvuge ngo se niki shaka ko gihinduka. Haleluya. Haleluya. Niki nifuza ko gihinduka iwanje, niki nifuza ko gihinduka mu Kristo bwaje bwa buri munsi. Harukunda abantu bamenyereye, yego turasenga tugize imyaka myinshi mu rusengero. Imyaka ndabona abantu baterana hano n'abantu bose bakuze, tugize imyaka myinshi. Ariko muri iki gitondo ndagira ngo udufatikanye gutekereza kuko ijambo ryaje ku bwawe no ku bwanje. Ese kugize igihe usenga amateka ushaka kwahinduka mu isengesho n'aya? Haleluya. Amen. Ubuzima ukurambiye, imibereho ikurambiye ushaka kwihinduka ni iyihe? Haleluya. Amen. Amen. Reka mvuge ibintu bibiri by'ingenzi bidufasha amateka yacu kugira ngo abashe guhinduka, tubyinjiremo bitworoheye. Ndavuga amateka ahinduka mu buryo bw'umwuka, hanyuma mvuge n'amateka ahinduka mu buryo busanzwe bw'ubuzima bwacu bwo hanze bwa buri munsi. Haleluya. Amina. Haleluya. Amateka ahinduka mu buryo bw'umwuka n'amateka ashobora guhinduka mu buryo bw'ubuzima busanzwe, kuko ubwo bushobozi n'ubwo burenganzira tubufite mu biganza kuko twabuhawe n'Uwiteka Imana yacu. Ariko kubera kutabitahura, kubera kutabihishurirwa, ariko n'ijambo ry'Imana rizira kugira ngo tuhishurirwe, dutahure, tumenye ububasha, tumenye ubushobozi, tumenye imbaraga dufite kugira ngo ibintu byacu bibashe kuja ku murongo kandi amateka agire gute ahinduke. Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gisha, ibya kera bikaba birashize, byose bikaba bihindutse bisha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ikidufasha guhinduka mu buryo bw'umwuka, icya mbere ni ugusoma ijambo ry'Imana, ni ugukunda ijambo ry'Imana, ni ugutekereza ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Muri kino gihe abantu Satani yaravanze, usanga abantu batagira ibihe byo kubasha gusoma ijambo ry'Imana. Abantu bahugira muri byinshi ariko ntibabone umwanya wo kubasha kwegera ngo dutekereze ku ijambo ry'Imana kandi dusome ku ijambo ry'Imana. Hanyuma rero ugasanga twahoze kwa kundi duhora turasenga ariko nta gihinduka, turasenga ukumva nta gisubizo gihamye duhabwa. Ariko nitugira umwete tugafata umwanya wo gutekereza ku ijambo ry'Imana no gusoma ijambo ry'Imana, ubu nyine ushobora kuzuka ikintu wihutirwa. Ndagira ngo buri muntu akora imibare, urebe umwanya ufata usoma WhatsApp, ubihuze ku munsi, numara ubihuze n'igihe ufata usoma ijambo ry'Imana. Kenshi urasanga bihabanye. Hanyuma utegereze ko isengesho rihindura amateka iwawe bizahinduka gute? Guhinduka tuguheshwa n'ijambo ry'Imana. Ariko muri kino gitondo kugira ngo nihute amasomo yanjye amasaha arimo agenda, kugira ngo nihute, ni ukuvuga ko dufata umwanya, dufata ibihe, dushakisha uburyo bushoboka dusome ijambo ry'Imana. Imana yabwiye Yoshua, haleluya, 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 amen, amen. Imana yabwiye Yoshua itamubwira ngo imutangariza urupfu rwa Mose. Biragaragara kuko bari mu kajorshobero, bigaragara ko bari mu bintu bikomeye bibagoye. Umuyobora wabo uwari ufashe iya mbere ubwo bari bamaze kububura, ariko Imana iza kumwibikira ibwira Yoshua, iramubwira ngo umugaragu wanje Mose yapfuye, ariko ni wewe mbonye kandi ni wewe ntekereje ugomba kuzayobora ubwoko bw'Isiraheli ukabugeza muri Kanani aho nateganyije kuzaba. Yesu ashimwe. Imuha amakondisiyo, imuha ibyo agomba gukurikiza. Ariko usomye hepfo igice cya mbere cya Yoshua umanuka nko ku bice cya 8 n'icya 9 aho ngaho, sinibuka neza ariko ni muri ibyo bice,
aramubwira ngo ujye wibwira ijambo ryanje ku manywa na nijoro, nibwo uzabasha guhirwa mu mibereho yawe yose no mu mirimo yawe yose. Kugira ngo amateka yacu ahinduke, bavandimwe, nidufate umwanya duhe ijambo ry'Imana umwanya mu buzima bwacu, duhe ijambo ry'Imana umwanya mu bugingo bwacu, dusome ijambo ry'Imana. Ndakurahiriye ko amateka yawe azagira gute? Azahinduka. Zaburi yaranditse aravuga ngo ijambo ry'Imana ni umugabane wacu, ni umwandu wacu. Niko muri Zaburi bivuga ngo ijambo ry'Imana ni umugabane wacu, ni ibyacu, ni pariti y'umugabane tugomba guhabwa, dufite twemererwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya, amena. Ndabinginga muri kino gitondo kugira ngo amateka yacu ahinduke mu buryo bw'umwuka. Azahindurwa yuko dusoma ijambo ry'Imana, duha umwanya ijambo ry'Imana, tugafata ibihe byo kuba imbere y'Imana dusoma ijambo ryayo. Icya kabiri kizadufasha mu mateka kugira ngo ahinduke ni ugusenga, ni ukuba imbere y'Imana, ni ugusenga cyane, ni ugusenga tugenda, tugasenga twicaye, tugasenga tuvuga, kuko gusenga twavuze ko ari ubuzima, ni guhumeka. Nta gihe dufite tutagomba guhumeka. Haleluya. Niba gusenga ari uguhumeka, nta gihe dufite tutagomba kuba turi guhize gute duhumeka. Iyo tudahumeka umuntu tuba twavuze ko ari intumwa. Twongere ibihe byo gusenga, dukunde gusenga, kuko muri uko gusenga rero tuhahererwa guhindurirwa amateka. Duhindurirwa amateka kubera yuko twagize gute? Twasenze. Naratangaye. Imana, nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu gusenga niho Kristo aza akaduha impano zitandukanye, akaduha gifti, akaduha impano nyinshi zo gukiza abarwayi, zo kwirukana indwara, z'ubwenge, impano zitandukanye. Nta handi tuzikura mu gusenga. Iyo usenga Imana ukayegera, ukaba mu bihe byo gusenga bya buri gihe, Imana iraterura ikavuga ngo uyu mwana wanjye reka nze kumusura mu impano. Yesu aragushubahira. Akagira impano y'ubwenge agupfunyikira, akagira impano yo kuririmba aguha, akaguha impano yo guhanura, akaguha impano zitandukanye tuzibona mu masengesho. Icya kabiri kidufasha guhindurwa amateka mu buryo bw'umwuka ni uko tugomba kuba mu bihe byo gusenga. Yego. Bibiliya iravuga ngo dusenga ubudasiba. Nta konji iba mu gusenga. Nta gihe tugomba gusenga n'igihe tutagomba gusenga. Dutegerezwa gusenga kuko gusenga ni uguhumeka k'umukristo. Yesu ashimwe. Amena. Icya gatatu sorezaho muri kino gika cya mbere kivuga ngo amateka agomba guhindura mu buryo bw'umwuka. Iyo usenga, iyo usoma ijambo ry'Imana ukaba mu buzima bwo gusenga, hanyuma icya gatatu uhora mu buzima bwejejwe. Haleluya. Uhora mu buzima bwejejwe bunezeza Imana. Amateka yawe agahora ahinduka. Uhora mu buzima bwejejwe, nicyo cya gatatu. Uhora mu buzima bwejejwe bunezeza Imana, kandi amateka yawe agahora ahinduka uko bukeye nuko bwinshi. Yego. Yesu ashimwe. Amena. Haleluya. Reka nje kuri bano bantu bakeya natekereje bahinduriwe amateka binyuze mu masengesho. Reka duhere kuri Yabesi twasomye. Abesi nari maze kumuvugaho ko Bibiliya itatubwira se, cyane amateka ye maremare avugwa, nta n'ahandi avugwa ukuye muri kino gice cya 9 gusa n'icya 10 mu ngoma ya mbere. Ariko Abesi Bibiliya yatubwiye ngo umubyeyi yamubyaranye agahinda kenshi, yabaye mu buzima bucakaye, niko ntekereza, agira agahinda. Amateka ye yari amateka akomeye. Ahari ntiyabashije kubona ibimunezeza, ariko umunsi umwe ndihuta Abesi yigira inama, aravuga ngo nikaje imbere y'Imana umugabo ushobora kumpindurira amateka. Haleluya. Arumurinda ngo abiringiye abantu bajya babahemukira kandi babahanga amaso bakabakoza isoni. Abesi yatekereje inzira imwe, ahari ntiyabuze kuja ku bakomeye, ahari ntiyabuze gukomanga mu baturanyi, yumva bashobora kumumara agahinda n'umubabaro yari afite yavukanye. Niko
ijambo ry'Imana yatubwiye ngo Yabesi ngo bamwise Gahinda, yanagiraga n'ipfunwa hari ry'izina yiswe, umuntu witwaga Gahinda. Aravuga ngo reka nje imbere y'umugabo ushobora byose, reka nje imbere y'umugabo ushobora kumpindurira amateka. Uwo niwe tubakangurira muri kino gitondo kugira ngo tumusange. Muri bizaza ngo ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Ntacyo adashobora, ntacyo adafitiye ububasha, ntacyo adafitiye ubushobozi. Nubwo utekereza Bibiliya ngo nubwo bimeze nk'umusozi birashobora guhinduka. Haleluya, amena, haleluya. haleluya. Yabesi atekereza umugabo yagana ushobora kumuhindurira amateka. Igihugu cyaguhindurira amateka, ababyeyi ntibaguhindurira amateka, diplome yawe ntiyaguhindurira amateka, ibyo ukunze ntizaguhindurira amateka. Ariko Kristo ushobora byose, umugabo ushobora byose, niwe ufite ububasha, niwe ufite ubushobozi. Nubwo ab'isi bagusuzugura, nubwo isi yakwanga, ariko afite ubushobozi. Iyo avuze biraba kandi yategeka bigakomera. Haleluya. Namwe ndavuga ibintu bine Abesi yasabye. Yesu ahabwa icyubahiro. Haleluya. Kandi Bibiliya yakubwiye ngo Abesi ibyo yasabye Uwiteka yarabimukoreye byose. Icya mbere Abesi yasabye, yagiye imbere y'umugabo ushobora byose aravuga ngo Mana umva umugisha. Turimo turumvikana mu izina rya Yesu. Yego ko turumvikana ni ukuri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Abesi yagiye imbere y'Imana avuga ngo ndabizi ko niswe Gahinda. Ahari bari mu buzima bucakaye, ahari bari mu buzima bupfuye. Aravuga ngo reka nje imbere y'umugabo ushobora byose ampindurira amateka. Isengesho rihindura amateka. Amateka yanje ahinduke. Ndabifuriza muri kino gitondo usezerera ariya mateka wahozemo, uzamuke mu kwizera. Imana ifite ubushobozi bwo kubasha kuguhindurira amateka. Indwara y'imyaka wamaze kugira izawe, amahoro wabuze, ariko kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo ahindura amateka mu buzima bwawe. Umwami Imana ahindura amateka, nawe uzamure kwizera. Abesi aravuga ngo uzanze bikunze ndagenda, ariko Kristo ahindura amateka yawe. Amen. Haleluya. Haleluya. Abesi Imana yamuhinduriye amateka. Aravuga ngo Mwana umva umugisha, umva umugisha. Haleluya. Umva umugisha. Hari umuririmbyi yavuze ngo namenye kuri se w'imigisha. Haleluya. Imana ihindura ibihe. Aravuga ngo sinzakuvaho, namenye kuri se w'imigisha, namenye kuri se w'imigisha. Abesi aravuga ngo Mana we umva umugisha. Aha iri jambo ririmo amagambo menshi. Nibutse itangiriro igice cya 12 aho Imana yahamagaye Aburahamu. Iravuga ngo Aburahamu va mu gihugu cya so, usiga se na nyoko, uzaho ngutegeka, numara kukunemerera nzaguhindura umugisha. Haleluya. Amen. Nzaguha umugisha kandi nzaguhindura umugisha. Uzakwifuriza umugisha wese azahabwa umugisha. Haleluya. Uzakuvuma nzamuvuma. Abesi atahurira ijambo, aravuga ngo Mwami nta kindi nshaka, nta kindi nsabye, ndasaba umugisha, ndasaba umugisha w'Uwiteka. Imana hariya twavuze yavuze ngo ibyo Abesi yasabye Imana yagize gute? Yarabimuhaye. Yego. Ukeneye umugisha muri kino gitondo, guhindurira amateka, Imana ikaguha umugisha. Umugisha wo kuyimenya, umugisha wo kwisobanukirwa, umugisha w'ubwenge, umugisha w'ibifatika, kuko Abesi byose yarabisabye. Nawe urabikeneye kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke. Icya kabiri Abesi yasenze, yasabye Imana, aravuga ngo Mana wagure imbago zanje. Bibiliya iravuga ngo, Bibiliya zimwe nazo zivuga ngo wagura amasambu yanjye. Yesu ahabwa icyubahiro. Nukwagura amasambu, amaparaseri, Imana ikayagura. Hari ukwaguka mu buryo bwo mu mutima, birahinduka. Uyu munsi ushobora gusaba Imana ikaguhindurira amateka, ikakwagurira umutima. Waguke kuyimenya, waguke kuyisobanukirwa, waguke mu bwenge, waguke mu gusenga, waguke mu izina rya Yesu. Iryo ni isengesho rihindura amateka, amateka yawe ahinduke kuri uyu munsi. Nicyo cyifuzo tubifuriza, nicyo cyifuzo nifuza, nicyo sengesho Mana mpamagara muri kino gitondo ngo Mana we umva umugisha kandi naje unemerere unagurire imbago. Yesu ahabwa icyubahiro.
Amen. 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 Haleluya. 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 Icya gatatu Yabesi yasabye, ndimo ndavuga ibyo Yabesi yasabye, ariko nawe ufite ibyawe wasaba. Yabesi icya gatatu yasabye, yaravuze ngo ukuboko kw'Imana ntigukamveho, kumporeho, mporane n'ukuboko kw'Imana, mporane n'ukuboko kwawe, guhore kuri hejuru yanje, guhore kungayidinga, guhore kundinda, guhore kunyobora. Rimwe na rimwe abantu bagera mu bisubizo, niko Yabesi yatekereje neza n'umukozi w'Imana, Imana yari yamuhaye ubwenge. Rimwe na rimwe abantu bagera mu bisubizo, ibihe byo gusenga bikagabanuka, ibihe byo kuri imbere y'Imana bikavaho, kubera yuko twamaze kugera mu bisubizo. Ariko Yabesi yabwiye Imana ngo Mana, mukumva umugisha no kwagura imbago zanjye, ntukareke, ntukamveho, ukuboko kwawe kuzahore hejuru yanjye. Muracyarimo mwumva? Haleluya. Ukuboko kw'Imana ndakwinginga muri kino gitondo, Imana ihindura amateka, kandi ukuboko kwayo ntibukave iwawe mu rugo, ntibukave mu mutima wawe, ntibukave mu byawe, ntibukave mu bitekerezo byawe. Ukuboko kw'Imana kubane nawe, ukuboko kw'Imana kugushorere, ukuboko kw'Imana kugutunge, ukuboko kw'Imana kukuganza. Aramama, ukuboko kwawe ntigukaveho, ntigukaveho. Haleluya. 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 Icyakane ngira ngo satire kuri gusoza kuri Yabesi, icyakane yasenze yaravuze ngo Mana, ibyago ntibikongere kumbabaza ukundi. Yego. Ibihe by'imibabaro, ibyago ntibikongere kumbabaza ukundi. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusabe Imana, Bibiliya yatubwiye ngo ibi Yabesi byose yasabye, Imana yarabimuhaye. Amen. 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 Witeguye guhindurirwa amateka muri kino gitondo? Witeguye amasengesho guhindurira amateka? Hariya twasomye mu gitabo cya Esiteri, Bibiliya iravuga ngo Esiteri, murabizi n'Abayuda na Morodekayi bari barashyiriweho umunsi wo kwicwa no kurangiza bakavaho. Hariya twasomye Bibiliya yatubwiye ngo ku minsi 12 y'ukwezi kwa Dura byari zaranditswe birasinywa ko ubwoko bwose buzarimbuka bugashira. Hari ibyo Satani yanditse ku miryango yawe, hari ibyo Satani yanditse mu gihugu, hari imigambi n'ibisha y'umwana. Ariko hariya twasomye ngo Esiteri baje imbere y'Imana na Morodekayi barasenga, ngo bamare gusenga Bibiliya yatubwiye ngo birahinduka. Haleluya. Amen. Amen. Birahinduka, bishobora guhinduka muri kino gitondo. Nubwo imigambi ya Satani yaba ari nyinshi ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe no ku byawe, ariko amasengesho ahindura amateka. Kwa Esiteri zarahindutse, kwa Morodekayi zarahindutse, ngo barahinduka. Ahubwo aya matariki Bibiliya yatubwiye ngo birahinduka, ahubwo abari bo babagiraho ububasha. Iki gitondo ndakubwiye ngo nunyura mu murongo ukwiriye w'Uwiteka, Imana yiteguye kuguhindurira amateka. Asante. Haleluya. Nihute soze kugira ngo soze. Hariya mu gitabo cya Samweli wa 2 ibice 10 umurongo wa 11 hari umugabo witwa Obedi-Edomu, ndamukunda cyane muri Bibiliya. Umugabo wari umukene, ariko yagiraga igitaramo mu rugo, yahoraga asenga n'umuryango wiwe. Bukeye isanduka riranyagwa riragenda, ariko baricuye barigaruye. Dawudi umwami aravuga ngo ndahandi ryaje, reka rije kwa Obedi-Edomu. Umugisha w'Imana, amateka ya Obedi-Edomu arahinduka. Ndakubwiye ngo ibidashobokera abantu b'abantu. Haleluya. Amen. Imbere y'Imana birashoboka, ishobora gucisha inzira aho utatekereza. Obedi-Edomu ari mu gitaramo mu bukene ahantu yarari. Yesu ahabwa icyubahiro. Amen. Ahantu yarari ari mu bukene, ariko yarapfukamye. Yagiraga igitaramo nk'iki dukora, yagiraga igitaramo mu rugo, aravuga ngo Mana wazansuye, Mana wabanye nanjye. Bukeye isanduka y'isezerano banagishiye iwe mu rugo, amateka yarahinduka. Obedi-Edomu aramenyekana. Obedi-Edomu ubukene yari afite arabuta, kubera yuko yakoze isengesho rihindura amateka. Imana ishimwe. Ndakwifuriza muri kino gitondo kugira ngo uzamure ibitekerezo byawe, wumve ko bishobora gushoboka. Hana, reka wenda ari nawe soreza kuko umwanya wagiye. Hana muramuzi, Hana na Penina kwa Elukana, muzi ukuntu bamucunaguje donc yari yarabuze abana, ariko aje imbere y'Imana arasenga igihe kirekire. Umunsi umwe, haleluya, amateka yarahinduka. Umunsi umwe amateka yarahinduka, arahinduka ndetse agera ngo yanyeganyezaga iminwa, ahari yaramaze gucika ibyiringiro.
umutanzi aramusanga aravuga ngo wa mudamu we uzageza ryari n'iri sindwe ryawe aramubwira ngo mugaragu w'Imana ntabwo nasinze kandi si n'umwe mu bagore b'abapfapfa aravuga ngo ndimo ndasuka agahinda kaje imbere y'Uwiteka Imana uwo mwanya rero aramubwira ngo wa mubyeyi we sohoka bikubera uko bisabye Samweli arasohoka Hana arasohoka aza kuvamo Samweli amateka ya Hana arahinduka nawe arakikira nawe yongera kuzamura ibicubahiro nawe yongera gusubizwa amateka yarahinduka ndashoje muri kino gitondo kubwira ngo amasengesho ahindura amateka nawe byakunda kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yabesi ibyo yasabye byose Imana yamubereye igisubizo Imana ibafashe Imana ibagirire neza umuntu wese atekereza ko amateka yashobora guhinduka kandi uje mu isengesho rihindura amateka ikibazo kubaza ese niki cyawe wifuza ko gihinduka amateka ahinduka yawe nayahe soza birashoboka byakunda kwa Yabesi byarakunze kwa Obedi-Edomu byarakunze kwa Hana byarakunze kwa Esiteri na Moridekayi ku Bayuda byarakunze nawe birashoboka ko amateka yahinduka hagarara mu murongo Imana yishimira kandi Imana yiteguye kubana nawe kandi izaguhindurira amateka Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza amen 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 Amen. Amen. amen